ruzinduko rw'iminsi 3 Radio Maria Rwanda yagiriraga muri Paruwasi ya Kirehe rwasojwe kuri iki cyumweru tariki ya 3 Werurwe, aho abakristo mu masantare na sikirisare bigize iyi paruwasi bashoboye no kwegeranya inkunga yo gushyigikira ubutumwa bwayo. Abakristo b'iyi paruwasi bishimiye ko basuwe na radio bakunda kandi bafasha mu buryo butandukanye batangaza. Radio Maria yadufasha mu masengesho, ubu twishimye kuko yaje muri paruwasi yacu. Ndashima umubyeyi Bikira Mariya ko iyo tumwambaje, iyo tumutakiye turi mu makuba, atwumva vuba akaduhakirwa ku mwana we Yesu Kristo bakadutabara. Kandi ni iby'agaciro gakomeye kuko kuba badusuye bitweretse icyizere n'urukundo Radio Maria dufitiye n'uburyo itanga ubutumwa bwiza ku bakristo Gatolika bo mu Rwanda. Kuba iyi radio yarashoboye kugura imodoka nshya bamurikiwe, abakristo bavuze ko izatuma iyi modoka izamuka mu misozi ikagera hose no kuri bose ku gihe, ndetse bakaniyemeza kutazadohoka mu kuyitera inkunga. Byadushimishije ku buryo budasubirwaho, baturetse na modoka buriya iyo umuntu ahize umuhigo ntaho ugaragaza biratubabaza. Nabonye no kumenana na Kabuye yaragiyeho umunara kandi Kabuye harazamuka ndahazi. Kuvuga ngo byadushimishije niyo modoka kwizana tukayireba n'amaso ku buryo umuntu ayikoraho, ntabwo nimbuka plaque ariko nirongera gusohoka na plaque ndazimenye. Ndayibona ni imodoka nziza ikomeye ishoboye kuzamuka imisozi kandi twabishimye. Radio Maria ikomeze itera imbere. Nashimiye nuko mbese no ku masantarari bagiye kuzahashyira udusanduka two kujya dushyiramo inkunga ya Radio Maria. Ntabwo nzajya ngombi ko yaje, nubise Imana ifasha ko inkunga ya Maria nzajya yitanga. Ni umubyeyi ndanamukunda, ni n'abazina mutagatifu wa mama wabyaye. Umubitsi muri komite nyobozi ya Radio Maria Rwanda Bwana Emmanuel Dusabimana yibukeje ko iyi radio ari ya buri wese, anashima byimazeyo urukundo rw'abakristo b'Ikirehe bakunda iyi radio. Byaradushimishije uko mwayakiriye, uko mwabaniye umunyamakuru twaboherereje. Ubutumwa rero bw'ingenzi nabazaniye nuko Radio Maria ikorera ubundi ku ngingo 5 zikomeye ari nazo namwe mugira mu ruhare. Iya mbere no guhora duharanira ubutoni ku mubyeyi Bikira Mariya, hanyuma tukaba abakorerabushake bogeza ingoma y'Imana, ni ukuvuga kugeza ingoma y'Imana naho batari bayimenya, ndetse n'abayizi bakarushaho kuyisobanukirwa. Ngira ngo kera twakundaga kuvuga ko Radio Maria ari y'abasaza n'abakecuru, ari y'abarwayi n'abantu badashobora guhura n'abandi, ariko si byo byonyine. N'abashobora kugera aho abandi bari, hari ibyo bakeneye gusobanukirwa mu bukristo bwabo, hari ibyo bagomba kumenya kuri Kiliziya. Bwana Emmanuel Dusabimana yanahamagariye abakristo b'i Paruwasi ya Kirehe gukomeza gushyira hamwe, anasubiza kandi ikibazo cyaho iyi radio ikomeje gusamira abahura nacyo bakabaho mu bwigunge. Turabizi ko muri ibi bice benshi bagira ibibazo byo kuyumva, natwe aho turi duhora duharanira ko twabona uburyo bwadufasha ngo namwe murusheho kujya muyumva neza. Duhora dushakisha uburyo twabona indi minara yo kuvugiraho. Imana rero turayizera ko izadufasha, kuko n'ibindi byose niyo yabikoze. Namwe muzajya murushaho kumva Radio Maria neza, mutagombye bamwe kurebaho mwisunga cyangwa se ngo muyumve isamira gusa. Ndabifuriza rero guhora dushyize hamwe. Ngira ngo ni n'umwanya uko padiri yatangiye igitambo cya misa abitwibutsa twese, ukongera gushyira hamwe imbaraga zacu, maze umuganda wacu tukawongera kuba abandi, kugira ngo iyo radio y'umubyeyi ikomeze igire uburyo buyifasha guhora irangurura. Padiri mukuru wa Paruwasi ya Kirehe Butera Narcisse yibukije abakristo ko ubutumwa bw'iyi radio bukomeje, bityo ko ntawe ukwiye kudohoka. Anashimira buri wese wagize icyo akora muri uruzinduko rw'iminsi 3
iyi radiyo imaze iwabo. Ubutumwa bwa radiyo Mariya Rwanda burakomeje, ntabwo tugomba kudohoka gucika intege mu gutera inkunga radiyo Mariya Rwanda. Ndashimira buri mukristo wese witanze kugira ngo iyi nkunga ibe yabonetse. Ndashimira ubuhamya bunyuze aha ngaha cyane cyane bushingiye ku byiza bya radiyo Mariya Rwanda. Mwese rero mwakoze kandi muhore mutera inkunga radiyo Mariya Rwanda kuko iradukeneye, ikeneye imbaraga zacu. Imana ikunda utanga yishimye, kandi koko ubibye bike asarura bike, ubibye byinshi agasarura byinshi. Ni mucyo tugire neza dufasha Yezu na Bikira Mariya gukiza isi, nta kabuza iyo neza izatugarukira. Paruwasi ya Kirehe yabonye izuba mu mwaka wa 2001, ikaba iri no mu rugendo rwa yubile y'imyaka 25 izizihizwa mu mwaka wa 2026. Igizwe n'amasantarari 5 na sikirisare 4. Hose iyi radiyo ikaba yarabashije gusura abakristo mu ruzinduko rwayo rw'iminsi 3. Nubwo imibare y'inkunga ikomeje gukusanwa, hari icyizere cy'uko hashobora gukusanwa inkunga yasaga miliyoni. Pascal Habineza, Radio Mariya Rwanda, Paruwasi Kirehe, Diyosezi ya Kibungo.